Dr Sentama Ezekiel, Bwana Ernest Mutwarasibo, Madame Asumta Mugiraneza, Bwana Wirirukundo na Dr Nason Munyandamusa ni abatumire b'Ingiro Ikwiye. Baraganira ku makimbirane yo mu gihugu cya Bosnia. Iyi ni Ingiro Ikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi aho byatugejeje. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turarusanga no mu tundi duce tw'isi. Twifashishije amasomo dukura ku mateka yacu twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubwira abatumire bacu namwe mwese mudukurikira tuti turamutse tubifitiye ubushobozi ni iyihe nama twagira abaturage bo muri Bosnia kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Abatumire baje kudufasha gusubiza icyo kibazo ni Dr Sentama Ezekiel, impuguke mu gukemura amakimbirane, Ernest Mutwarasibo, impuguke mu gukemura amakimbirane, Madame Asumta Mugiraneza, impuguke mu mibanire y'abantu, Bwana Wirirukundo, umuyobozi mukuru wa ORINFOR, na Dr Nason Munyandamutsa, impuguke mu mitekerereze y'abantu. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nyuma y'intambara yo mu cyahoze ari Yugoslavia, Bosnia iragerageza kugera ku mahoro arambye. Kuba batatu mu bacuze umugambi wa jenoside baratawe muri yombi bagashyikirizwa urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rukorera irahe bituma hari abatekereza ko ejo hazaza ha Bosnia hashobora kuba ari heza. Ariko nanone hari abemeza ko kuba ari ngombwa ko buri myaka itatu umukorowati, umuserbe n'umunyayisilamu basimburana ku butegetsi bishobora gukurura ibindi bibazo. Ikindi ni uko urwikekwe rukigaragara hagati y'amoko agize Bosnia rushobora kuba intandaro y'indi jenoside. Ese byagenze bite kugira ngo Bosnia irinde igeraho? Kugeza mu mwaka w'1992 Bosnia yari igice kimwe cy'igihugu cya Yugoslavia yari iyobowe na Perezida Tito. Nubwo Perezida Tito yayoboreshaga igitsure, politike ze zari zigamije gukuraho amarangamutima ashingiye ku gukunda igice umuntu akomokamo, ahubwo zigashyira imbere ubuvandimwe n'ubumwe hagati y'amoko atandatu atuye Yugoslavia. Ariko nyuma y'urupfu rwa Tito mu 1980, igihugu cyongeye gucikamo ibice, maze itegeko nshinga ntiryitabwaho. Ibyo bikurikirwa no kwiyongera gukabije kw'ikene wabo mu nzego zinyuranye z'igihugu. Igihugu cya Bosnia Herzegovina cyari gituwe n'amoko anyuranye yiganjemo abanyabosnia b'abayisilamu, abaserbe biganjemo abayoboke b'idini rya Orthodox n'abanyakroatia biganjemo abagatolika. Mu mwaka w'1992 Kamarampaka yemeje ko igice cya Bosnia cyigenga. Cyakora ibyo ntibyemewe n'abaserbe nubwo ari bo bari banyamuki. Ingabo z'abaserbe zari zishyigikiwe na guverinoma ya Slobodan Milosevic kimwe n'umutwe w'ingabo ze zatangiye guhungabanya inzego z'ubutegetsi n'ibikorwa remezo byari bimaze gushyirwa muri Repubulika ya Bosnia Herzegovina bagamije gukora igihugu kimwe kandi cy'igihangange cya Bosnia. Intambara ikaze yo kubohoza igihugu iratangira, maze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biriyongera. Ibyiciro bitandukanye byiruha mu iyicarubozo, gufata abakobwa n'abagore ku ngufu no mu bwicanyi. Radovan Karadzic, perezida wa Repubulika, yima amatwi umuryango mpuzamahanga wamwotsaga igitutu umusaba kurangiza iyo ntambara. Kubera akanyabugabo yaterwaga n'intsinzi yari aherutse kwegukana n'uko abanyabosnia benshi bari barakuwe mu gisirikare, Perezida Radovan Karadzic yatanze itegeko ryo gufata umujyi wa Srebrenica. Nubwo uyu mujyi Loni yari yarawugize agace katagomba kurangwamo imirwano. Ingabo za Loni zari zishinzwe kurinda abahigwa zananiwe gukumira ibitero by'abaserbe no kurinda abanyabosnia bari mu nkambi y'impunzi ya Srebrenica. Kari akarere gatekanye. Impunzi z'abanyabosnia zitagira kirengera ziratereranwa kubera ko umuryango mpuzamahanga ntacyo wakoraga. Ingabo z'abaserbe ubwo zitangira ubwicanyi bwibasira imbaga, dore ko zari zimaze igihe zitozwa ubugizi bwa nabi bushingiye ku ntambara. Bica abanyabosnia basiganwa n'igihe maze babarunda mu byobo bya rusange. Ibyo byatumye ishyirahamwe ry'ibihugu by'ibihangange rigamije kwirengera NATO rifata icyemezo cyo gusuka ibisasu kuri Bosnia Herzegovina, ari nabyo byaje kurangiza intambara koko. Muri iyi minsi ejo hazaza ha Bosnia nta cyizere hatanga. Ivangura rishingiye ku bwoko hagati y'abayisilamu b'abanyabosnia, abanyakroatia n'abaserbe riracyabangamira ubumwe n'ubwiyunge nyabyo by'abatuye Bosnia Herzegovina. Kuba muri Bosnia hakiri urwikekwe rushingiye ku bwoko bitera ubwoba ko intambara ishobora kongera kurota igihe icyo ari cyo cyose. Tumaze kureba amashusho agaragaza amateka ya Bosnia,
n'ukuntu bagiye mu makimbirane. Nagira ngo mbabaze mwebwe nk'abantu ku giti cyanyu, mugerageze mumbwire mu nteruro imwe gusa ikintu cyaba cyabakoze ku mutima, duhereye kuri mwebwe. Nuko abantu binjira mu bwicanyi noneho umuryango ONU ukananirwa kuba wahosha ibyo bintu. Yego. Uretse uko kunanirwa kuza ukaza nyuma bamaze kwicwa ku munota wa nyuma nk'uko mwabibonye, baza abantu bamaze gushira bakazana. Yego. Njyewe icyo binkozeho nuko mbonye amafoto anyibutsa cyane cyane igihe mu Rwanda byacikaga, kubera ko iriya mitwe tubona hariya ariya mashusho yerekanwaga no mu Rwanda naho biri gucika. Yego. Ikinkozeho cyane ni ukubona amateka ya kiriya gihugu cyahoze ari Yugoslavia, ugasanga cyari igihugu gitekanye, ariko nyuma y'urupfu rw'umuntu umwe wenyine ukabona igihugu kirashwanyaguritse. Ibyo byatumye nibaza ikibazo, ni byiza ko ingabo mpuzamahanga zitabara zikarangiza n'intambara, ariko ingabo mpuzamahanga arizo zirangije intambara, aho uburambe bw'amahoro aremwe umuntu yabwizera. Nubwo amakimbirane yose agenda agira umwihariko wayo, ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze y'abari ku isonga ry'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi turarebera hamwe uko byagenze muri Bosnia, ariko mbere yaho tubanze turebe iyi filimi ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabazana ibibazo bafite. Abari ku isonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza, maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima, kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri, bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kubaho ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kugira inama abaturage ba Bosnia ku cyo bakora kugira ngo bagere ku mahoro arambye, tugomba kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo turabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo Bosnia yaje guhura n'ingorane igerageza kwikuramo muri iki gihe. Mwabonye ari amashusho atugaragariza intambwe se cyangwa uruhererekane rw'ibishobora kuganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Turebye amateka y'u Rwanda tukareba n'ibyabaye muri Bosnia vuba aha, dusanga hari isano biri hagati. Madame, byabaye mu gihe kimwe, habaho ubwicanyi, habaho kurebera kwa ariya mahanga aba yitwa ko yaje gutabara. Ugasanga rero niyo umuntu yahera kuri icyo tutashaka kukiganiraho cyerekana yuko ntago biriya twavuga ngo ni ibya hariya natwe u Rwanda turabana. Hari irindi sano waba ubonamo? Hari ibintu bibiri twabona ko basa n'abahuje n'amateka mashya ya hafi aha ngaha y'u Rwanda. Hari ikintu twari tuvuze tugarutseho mu kanya kijyanye cyane n'ikintu gitandukanya abantu
kiremamo biriya bintu by'ibice byo bitaga amagurupe, ibintu by'ibice. Bo bafite ikintu ubona ari icy'ingenzi, ni amoko ubundi yiberaga mu bihugu bitandukanye mbere y'intambara ya mbere y'isi yose. Intambara ya mbere y'isi yose irangiye, hari uburyo abantu baje guhana ibihugu, bimwe barabimanyagura, ibindi barabyegeranya. Bosnia rero Yugoslavia iri mu bihugu byinshi byegeranyijwe bishyirwa hamwe, abantu badafite mu by'ukuri kuba barabaye hamwe igihe kirekire baba mu gihugu kimwe. Ndetse twavuga bwana Rukundo, twavuga ko ari nk'ingorane zo mu rwego rwa politiki zatumye cyane cyane iyo ugiye kureba usanga nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze bishingiye ku mateka y'uburyo igihugu kiba cyarubatswe, kikubakwa mu by'ukuri ba bantu bitwa ngo bagize cya gihugu ubundi bari basanzwe ariko batabana. Aho rero iyo ugiye kubigereranya n'iby'iwacu mu Rwanda ho usanga harimo akanyuranyo gatoya, kuko mu Rwanda ho n'ibyo bita amoko Abatutsi n'Abahutu ni abantu babanye muri iki gihugu imyaka myinshi cyane, ku buryo rero aho ngaho usanga harimo ikinyuranye. Ariko nanone hakaba impamvu zimwe zigenda ziza, wenda nk'uriya wari umuperezida wabo arapfuye, igihugu niwe wari ukibumbye, gitangiye gushwanyagurika, abantu batakaje icyizere cy'umutekano, bitumye noneho bagenda birema mu matsinda kugira ngo nibura bumve baba bafite umutekano ushingiye kuri bagenzi babo. Dr. Munyandamutse, ngira ngo hari ingorane, ibintu byaturitse, hari ingorane zikomeye za politiki mu Rwanda. N'izihe ngorane za politiki umuntu yavuga zari zihari? Ntekereza ko ingorane za politiki zikomeye kuruta n'izindi zari mu Rwanda, nubwo hari isano bifitanye na biriya twarebaga, nuko twihutiye kwinjira muri sisiteme yo kuyobora tutaramenya neza, tutarasesengura neza, tutarubaka neza. Aho nshaka kuvuga disikuru ya Mitterrand muri za 19 na Bol, abantu ngo bagerageze binjire muri multipartisme. Multipartisme mu mashyaka menshi, mu mashyaka menshi. Amashyaka menshi ni ikintu umuntu agomba kubanza kubaka kugira ngo umuntu yumve icyo agiye gushakamo cyangwa icyo agiye kuhareberamo. Ariko nyuma y'iyo disikuru amashyaka yahise aravuka pe, ndetse avuga amashyaka, avuga amatandukaniro. Ariko mu by'ukuri nta n'umwe utwaye cyangwa se werekana ku buryo bugaragara igitekerezo afitiye umuryango nyarwanda. Uti badutuyeho, u Rwanda barutuyeho icyemezo, barubwira ati nimutahindura ngo mujye mu mashyaka menshi, ndetse banavuga bati ntituzongera kubaha n'intwererano n'imfashanyo, tuzongera kubafasha, ni mu baba demokrate byanze bikunze. Ikibazo ntabwo yari amashyaka menshi, ariko yavutse muri situation imeze ite, yavutse mu bihe bimeze bite, yavutse mu bihe n'Abanyarwanda bamwe bari barahejejwe amahanga bavugaga bati turashaka natwe gutaha iwacu. Intambara ibirarose, intambara irose, noneho ubuyobozi bwari hano mu Rwanda ntibwumve yuko ari ikibazo cy'abana b'Abanyarwanda bashaka gutaha, ahubwo bati noneho reka twiyunge twishyire hamwe. Kandi iki ni ikibazo noneho dukuririrwa n'Abatutsi, bose bahita babita Abatutsi. Nongereho yuko hari ubutegetsi bwari burambye bumaze igihe kinini cyane, ariko butubakitse ku buryo twavuga ngo bwari butangiye kunanirwa. Icyo gihe rero ubutegetsi bwitabaje bya bindi byoroshye byo gusenya. Mutabare umwanzi nguri yaragaragara, hari intambara haruguru hariya mu Mutara, n'ibyabuze n'ibyari byarabuze mbere byose tubonye uwo tubyitirira. Ndatekereza ko tutaza gushobora kugira inama abanyabosniya ntidasubiye inyuma gatoya. Tito uko yayoboraga kiriya gihugu, koko uwabibonaga wese yabonaga ko igihugu gikomeye gifashe kiraho, ariko yakiyoboranaga filozofi cyangwa imigiriri itangaje. Yari ameze nk'umubyeyi uyobora abana, akaba afite igitsure n'inkoni ikomeye, ntihagire unyura ku ruhande, ubibona akabona rwose ari amahoro, kandi yari amahoro koko. Ariko ntabwo hari hubatswe inzira zo kumenya kuvuga ngo ho ibyo simbyemeye. Ako kanya amaze kuvaho, ibintu bisa nkaho nta kintu cyari gihari. Niko imitwe y'amashyaka yaje mu Rwanda, atangiye gucika intege. Wayoboraga igihugu Habyarimana atangiye gucika intege, yari yarayoboye ndibuka ba data bajyaga batubwira ati uriya ni umubyeyi, mbese ari nkaho umuntu yamusenga ati uriya ni umubyeyi. Hanyuma amashyaka aje, kubera ko batari bazi neza nkuko nabivugaga icyo agomba gutwara, nicyo agomba kuzanira Abanyarwanda, agira akazi ko kumuca intege. Amuciye intege rero umuryango ubura nyirawo.
icyakurikiye nuko haje kuza intambara abantu bagahangana. Intambara imaze kuza kugira ngo iki gihugu kibohorwe byagaragaye nk'aho ahubwo ari ifumba y'umuriro bakongeje mu nzu ya nyakatsi, kubera noneho na bya bibazo bindi byose byari bihari babonye ubabyitirira ariwe wari uje akoresha intwaro yo kugira ngo abohore iki gihugu. Icyo gihe rero noneho byorohera abari abayobozi kuvuga bati aha ntitwababwiye umwanzi wacu n'uriya ni umututsi, dore none hateye aturuka i Buganda, dore noneho n'imbere mu gihugu hafite ibyitso. Icyo gihe noneho abantu batangira imbere mu gihugu koko kumva ibyo wa mubyeyi dogita yavugaga, umubyeyi koko yatewe, umubyeyi yabujijwe amahoro kandi yaturebereraga, tugomba kwishyira hamwe rero tukarwanya uriya mwanzi. Noneho rero byorohera leta ya Habyarimana kugira ngo yumvishe ba baturage batigeze bigishwa gusesengura no guhabwa ijambo mu buyobozi bw'igihugu cyabo. Nubwo ibyo avuze ari byo ubumva wenda atasobanukiwe, ataza kwitiranya yuko intambara ari itera jenoside. Jenoside hariho intambara niyigenderaho, ariko intambara ntabwo iba jenoside, naho isi yaba yarashize kubera ko intambara yiriho. Murakoze kuri ibyo bisobanuro. Murakoze, turi bugarukeho mu kanya mu buryo burambuye mu gice kigiye gukurikiraho. Muri Bosnia buri ruhande rwagiye rurushaho gukaza umurego mu bugizi bwa nabi. Abanyabosnia bo mu moko yose agize icyo gihugu babigizemo uruhare, bakagenda bagana mu nzira y'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Kimwe mu byatumye ibyo bishoboka ni uburyo imitekerereze n'imyemerere y'umuntu igenda ihinduka biturutse ku bikorwa bye. Turabigarukaho mu kanya gato, ariko tubanze turebe uko byagiye byigaragaza mu mateka y'isi. Iyo abantu bahohotera abandi nabo barahinduka. Uhohotera agira impinduka mu mitekerereze zituma agira indi myumvire ku bugizi bwa nabi. Iyo abantu bakoze ibikorwa binyuranyije n'ibyo basanzwe bemera barahungabana. Ibyo bigaterwa n'uko ibyo bakoze ntaho bihuriye no kwemera kwabo. Havuka amakimbirane hagati y'uko umuntu asanzwe yiyizi n'ibyo arimo gukora. Kugira ngo umuntu asibe icyo cyuho, atangira gushakira ibisobanuro ibikorwa bye bigayitse. Niyo mpamvu yemeza ko abahohotera atari abantu, agatangira guhindura indangagaciro zisanzwe zigenga ikibi n'icyiza. Icyo gihe atangira kubona abahohotera nta gaciro bakwiriye guhabwa, ari nayo mpamvu kubica ari byiza. Abari bacunze inkamba abanazi bakusanyirizagamo abayahudi niko babigenje. Tutibagiwe abicanyi bo muri Cambodia, abakoze itsembatsembo mu cyahoze ari Yugoslavia no mu Rwanda. Ikibabaje ariko nuko muri iki gihe hakiri abagizi ba nabi benshi ku isi bakomeje iyo nzira.